gufata ibyeguriwe Imana cyangwa ibyitiriwe Imana birimo n'izino nsengero twirirwamo bigakoreshwa iby'isoni nke cyangwa bigakorerwamo iby'isoni nke. Hari ibyo Bibiliya itita icyaha ariko ikabyita iby'isoni nke. Aba nabo nicyo kintu babikoresheje, ibi bikombe cyangwa se ibi byari ahera h'Imana, babikoresheje banenga Imana ndetse babikoresha baramya ibigirwamana. Muri iryo joro nyirizina yakoreyemo ibyo ngibyo nibwo ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zinjiye muri Babuloni. Berushaza aricwa. Ubwami bwa Babuloni nk'uko ikiganza cyabivuze arabunyagwa. Nabarangiye aho twasanga aya mateka ni muri Danieli ibice 5:30. Kwiyemera n'ubwirasi birasenya. Kudaha agaciro iby'Imana bigira ingaruka zikomeye. Ububasha n'ubukire ntibibuza Imana gucira umuntu urubanza uko waba umeze kose, uko waba ukize kose, uko waba ukomeye kose, uko waba wunamirwa kose. Ibi byose Imana ibikora ngo bibe ibyo kuyihesha icyubahiro cyangwa ubu wo kuyihesha icyubahiro. Ndagusuhuje nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije kugubwa neza, nkwifurije amahoro y'Imana. Ibihe byiza nibikuganze muri iyi nkuru. Inkuru itangaje, abantu benshi barabyemera abandi bakabihakana. Benshi bavuga yuko reka tuganire tubanze tumenye ngo eske Bibiliya ni iki. Bibiliya abantu benshi ntabwo bayivugaho rumwe. Benshi bati n'inzandiko zanditswe n'abazungu kugira ngo bayobye Afurika cyangwa se abirabura muri rusange. Abandi bati ni ibintu byahimbwe biri mu cyuka bidafite ahantu bihuriye n'ukuri k'ubuzima bw'iyobokamana. Abandi bakayemera nk'ibyahumetswe n'Imana kandi bibayobora inzira y'ukuri. Usanga akenshi itavugwaho rumwe n'abantu bose. Hanyuma tugiye kureba aho Bibiliya ihura n'ubuzima busanzwe. Ese koko ibintu biri muri Bibiliya ni icyuka cyangwa harimo ukuri k'ubuzima busanzwe cyangwa ko ibintu byabayeho bya nyabyo byabereye kuri iyi si turiho. Ushobora kwisanga ukavuga uti niba ndi Nyarugenge ugasanga ni nk'ahantu runaka handitswe havugwa muri Bibiliya. Hanyuma hashobora kuba hatavuzwemo i Nyarugenge ariko havugwamo n'urugero Babuloni, ugasanga ni ahantu hariho muri iyi si cyangwa hano runaka, nko kuvuga ngo nzabyuka ejo njye ibunaka. Hanyuma rero reka turebe, abantu benshi kuba batabivugaho rumwe ntabwo bivuze yuko Bibiliya atari ukuri. Bibiliya ni ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi ni ukuri kuzuye. Abatabyemera nk'ukuri bwo wenda bo bafite izindi mpamvu runaka babyemera, ariko ugiye mu bitabo na mbere y'ivuka rya Yesu na mbere habanje rwose, Bibiliya ifite ikivuga ku bumana cyangwa se ku by'iyobokamana ndetse no ku buzima dusanzwe tubamo. Tugiye kubana muri kino kiganiro rero muri iyi nkuru itari ndende cyane, ariko ndagira mbabwire tugiye kuganira ku mugabo abantu benshi ufite amateka atari maremare cyane muri Bibiliya, ariko atari n'amagufi kuko yaravuzwe kandi afite ikintu yakigirwaho n'abantu benshi. Wavuga ngo uwo mugabo ninde? Uwo mugabo ni umugabo witwa Berushazari cyangwa Berushaza. Byaterwa no gushaka kubivuga cyangwa nuko byumva. Uyu mugabo rero abantu benshi ntabwo bamuvugaho rumwe. Bamwe bati ntiyigeze abaho, abandi bati yabayeho. Byatumye benshi bibaza bati iyi nkuru ni ukuri koko? Reka turebane Bibiliya ikibivugaho. Turabisanga muri Danieli igice cya 5. Reka byibura duhere ku murongo wa 24. Dusome. Ntabwo ndibuze kubatindira kuko dufite byinshi turi buze kuvuga kuri zino nkuru. Turi buze no kureba aho
yes, uyu mugabo Berushaza ahurira n'umugabo cyangwa se n'umwami witwa Kuro. Ndabizi bifitanye isano biri buze guhura nibiza guhura ntuze gutungurwa, cyangwa se Silas the Great. Ihangane gato tubane muri no nkuru, niyo mwanya muto kugira ngo ufashe gusobanukirwa ibya Bibiliya n'amateka y'ubuzima busanzwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma itegeko nicyo gitumye itegeka reka dusome neza. Nicyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacyandikisha iyi nyandiko, kandi byanditswe n'ibyo ibi: men tekeri ufarisini. Kandi bisobanurwa bitya: mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo, ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanura ngo ubwami bwawe buragabwe, buhawe abamedi n'abaperesi, cyangwa se ubwami bwawe urabunyazwe. Iki kiganza cyandika aya magambo ku rusika cyangwa se ku rukuta, biraterwa n'uko wowe iwanyu mubivuga cyangwa wowe ubivuga. Uyu mugabo Berushaza yari ari mu birori yishimye anezerewe cyane, kwa kundi umwami avuga ati nimusogongere, niba ari ugusogongera ntabwo nzirangaje ndi bivugemo, cyangwa se abwira ibyegera n'abari hafi yiwe bati twishime tunezerwe, iki nicyo gihe cyo kugira ngo twenjoyinge ingoma yanjye, twenjoyinge ubwami bwanjye. Ndabasabye rwose ntihagire umuntu n'umwe wifata, mwese mwishime. Nibwo habonetse iki kiganza rero cyandika aya magambo dusomye. Tugiye kureberamo hamwe aba bantu batatu barahurira hehe. Muri iyi nkuru harazamo umugabo Daniel wasezeranijwe kuzambikwa cyangwa se kuzaba uwa gatatu ku mwami. Aribwo dukomeje hasi havuga ngo nuko Berushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguruye ko azaba umutware wa gatatu mu bwami. Ariko iryo joro Berushazari w'umwami w'Ubukarudaya aricwa. Uyu mugabo yicwa, navuze ko turi buze gusangamo inkuru n'ubundi y'umugabo witwa Kuro cyangwa Cyrus the Great. Uyu Kuro yari umugabo navuga ngo igihe Berushazari we yari kwenjoyinga ubwami, Kuro yari arimo arwana. Uyu mugabo ntabwo ari umuyuda tuze kubyibukiranya, wenda ku bantu babasha gusoma Bibiliya. Kuro yari umuperesi, ari kurwana muri uwo mwaka wa 539 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Uyu mujyi wafashwe nta ntambara ibaye ikomeye. Oya, umunsi Berushazari yicwa niwo munsi Kuro yafashe ubwami. Wakibaza ngo kuki Imana yahisemo gukoresha Kuro? Nuko Kuro yari umugabo navuga ngo w'amahame, yari umugabo w'amahame, yari umugabo navuga ngo iryo joro abandi bari kwenjoyinga ubuzima, we yarimo ararwana. Kandi mu kurwana kwe yarwananaga ikinyabupfura. Yarwananaga ikinyabupfura. Hanyuma igihe uyu mwami Berushazari n'ibyegera bye cyangwa n'abanyacyubahiro be bari mu birori, nari nababwiye haruguru ko aribwo Kuro nawe yarimo ararwana agira ngo afate ubwami. Ushobora kwibaza ngo niki cyatumiye uyu mugabo abona ikiganza kimeze gutya cyandika aya magambo ku rukuta.
ntabwo ari byo mu mateka cyane, ariko uyu mwami yategetse ko bazana ibikombe byari byaribwe i Yerusalemu mu nzu y'Imana, byari byeguriwe Imana, bya bindi bavuga ngo ibi ngibi ni iby'icyubahiro, ku bw'icyubahiro tugomba Imana, ibi birakoreshwa mu nzu y'Imana gusa. Babinywesha vino cyangwa inzoga cyangwa ubundi bwoko bw'uri bushake kuvuga, ariko ariho habonetsemo amagambo y'ubwirasi. Gukomera kose k'umuntu yakomera ntabwo byabuza Imana kumuhana. Gufata ibyeguriwe Imana cyangwa ibyitiriwe Imana birimo n'izino nsengero twirirwamo, bigakoreshwa iby'isoni nke cyangwa bigakorerwamo iby'isoni nke. Hari ibyo Bibiliya itita icyaha ariko ikabyita iby'isoni nke. Aba nabo nicyo kintu babikoresheje, ibi bikombe cyangwa se ibi byari ahera h'Imana, babikoresheje banenga Imana ndetse babikoresha baramya ibigirwamana. Ubwirasi n'iherezo rya Belushaza ryakabaye isomo ku witwa umwami. Ubwo nimvuga umwami, ingoma z'ubu ntabwo tukigira abami, ahenshi ntabwo bakigaragara henshi, ariko nimvuga umwami wumve wowe, kuko burya uri umwami w'ubuzima bwawe, urabuyoboye. Reka ne kuvuga umwami, mvuge driver, uri umushoferi, ubuhereza icyerekezo, uravuga ngo tunyure aha cyangwa tunyure hano. Usabwe kuba umurongo muzima kubwo kwirinda kumera nk'uyu, uko wakomera kose naho wakomera kugera hose. Muri iryo joro nyirizina yakoreyemo ibyo ngibyo, nibwo ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zinjiye muri Babuloni. Belushaza aricwa. Ubwami bwa Babuloni nk'uko ikiganza cyabivuze arabunyagwa. Nabarangiyeho twasanga aya mateka ni muri Danieli ibice 5:30. Kwiyemera n'ubwirasi birasenya. Kudaha agaciro iby'Imana bigira ingaruka zikomeye. Ububasha n'ubukire ntibibuza Imana gucira umuntu urubanza, uko waba umeze kose, uko waba ukize kose, uko waba ukomeye kose, uko waba wunamirwa kose. Ibi byose Imana ibikora ngo bibe ibyo kuyihesha icyubahiro cyangwa ubu wo kuyihesha icyubahiro. Aya ni amateka rero izi ngabo za Kuro cyangwa Cyrus the Great, nzababwira inzira zanyuze kugira ngo zifate Babuloni. Nusoma neza Bibiliya uzabibona. Harimo uruzi rwa Efurate, uruzi rufite amateka akomeye cyane atangaje. Dusanga amateka yarwo mu byahishuwe ndetse no mu itangiriro arimo. Reka nsoreze hano, ariko nkurarikire kujya ubana nanjye mu masaha ya nimugoroba cyane cyane, ngo tuzajya tuganira kuri ibi bintu kugira ngo tubanze turebe ese Bibiliya n'isi y'ubu cyangwa n'isi ya kera bihurira hehe. Urakoze cyane, wakoze kuntega amatwi. Ndagukunda, Imana iguhe umugisha.